riboneka mu itangiriro ibice bitatu, turasoma ku murongo wa 8 n'uwa 9. Haleluya. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya Nimusi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Amen. Haleluya. Tugiye kuganira ku bantu babiri. Turaganira ku muntu uba mu ngobyi n'umuntu uba inyuma y'ingobyi cyangwa se hanze y'ingobyi. Amen. Ariko umutwe w'ijambo turi buganireho uyu munsi ni ikibazo kirakubaza ngo urihe, kirambaza ngo ndihe. Amen. Yesu ashimwe. Dusomye ijambo ry'Imana riboneka mu itangiriro nk'uko Bibiliya bitubwiye, rivuga ku bantu babiri, rivuga kuri Adamu na Eva. Ubwo Imana yari kimara kubashyira mu ngobyi, ibaha amabwiriza, ibaha n'ibyo bagomba kugenderaho, ariko kubwo kutumvira Imana cyangwa kutaba mu mwanya w'Imana ishaka, bazibukira iby'Imana yababwiye. Haleluya. Bamaze kuzibukira iby'Imana ibabwiye, bo bakora iby'imitima yabo ishaka. Bakoze iby'imitima yabo ishaka, baza kwisanga batakimeze nk'uko Imana yabasize mu ngobyi. Haleluya. Iri jambo tuve mu ngobyi yo muri Edeni tuze mu nzu y'Imana, kuko ubu niho tubarizwa cyane abana b'Imana cyangwa se abakristo nyirizina, tubarizwa mu nzu y'Imana. Tuhagereranye nk'ingobyi Imana yadusizemo, ikagira ibyo itubwira tugomba kugira ute gukorera mu nzu y'Imana. Ndibaza abantu twaje gusenga, iki kibazo niba kitureba, uribaza niba ukiri mu ngobyi cyangwa waravuye mu ngobyi. Uragira umwanya wishyiramo, ngira umwanya nishyiramo, kuko niba Imana yo yarabonye ko mu nzu yayo cyangwa se mu ngobyi dusizemo ariho tubonera ibyiza, tukabonera amahoro, tukabonera ibyishimo, ibyo dukeneye tukabihabonera, tukaba tutarimo turabibona, bishoboka ko twavuye mu ngobyi Imana yadusizemo. Haleluya. Iri jambo turyumve cyane, kuko Imana ikeneye ko idusanga aho yadusize, ntabwo ikeneye ko idusanga twaravuye aho yadusize. Ibintu birimo biradutandukanya naho Imana yadusize. Uyu munsi Imana ikuntumyeho kugira ngo ubireke. Imana ishaka kubireka kugira ngo uronke ibyo ukeneye ku Mana. Adamu akiri mu ngobyi we n'umudamu we, ijambo ry'Imana ku bice bibiri hatubwira uburyo ki, ku murongo wa 7 kumanuka kugera ku 10 hatubwira uburyo ki hari ibiti byiza cyane, hari ibintu byose bari bakeneye, ibyo bashakaga mu ngobyi nta na kimwe baburaga. Ariko bakimara kubona ko bambaye ubusa, binjiye mu bundi buzima budahuye n'ubuzima barimo. Muri iyi minsi turimo turava mu ngobyi Imana yadusizemo, tukitotombera Imana nk'aho ariyo yatumye tuvamo, kandi twarashutswe n'imitima yacu, cyangwa twarashutswe n'ibyo twari dukeneye, tugatangira gutonganya Imana ko ari Imana yatinze kutugirira neza. Ariko ndasaba muri uyu mugoroba, kuri izi tariki 11, buri mumwe wese yisuzuma arebe, ese ndacyaraho Kristo yansize? Ndacyaraho nahamagariwe? Ndacyari tubitekerezeho neza. Haleluya. Mu ngobyi y'urusengero harimo izindi ngobyi, harimo ingobyi ya korari, harimo ingobyi y'ivugabutumwa, harimo ingobyi ya protokole evangelist, harimo ibintu bitandukanye. Mu ngobyi wahamagariwemo niho ukiri, mu ngobyi nahamagariwemo niho nkiri. Ese turi hehe nona? Uyu mwaka dutangiye wa 2023, turaho Kristo ashaka ko tuba? Haleluya. Iyo umuntu ari mu ngobyi y'Imana agira kumvira. Yesu ashimwe. Iyo uri mu ngobyi y'Imana, bitewe ko nta bindi biba bigushuka, niyo byagushuka birusha amajwi, urumvira. Haleluya. Wumvira uw'Imana yahaye kukuyobora, cyangwa se wumvira ugufiteho ubushobozi hejuru yawe,
ukamwumvira icyo agutegeka. Wenda dufashe nk'urugero rw'amateraniro, abantu baba mu ngobyi cyangwa se baba mu rusengero rw'Imana, twakagombye kumenya isaha y'amateraniro iyo ariyo. Niba ari 3:00 ni 3:00, ukaza Imana nibije mu gihe iza kureba yuko twageze mu nzu y'Imana ku isaha iziyeho, igasanga uri mu ngobyi kandi igasanga ugize ute wubahirije ibisabwa kubahirizwa. Haleluya, haleluya. Cyo kumvira ni ikintu kiranga umuntu kiri mu ngobyi. Cya kabiri, abaho agomba kuba, ashimwe Yesu, aho agomba kuba niho agomba kuba ari. Niba ari muri korari, ugomba kuba uri muri korari ku munsi ugomba kubaho, cyangwa itariki zigomba kuba zigenywe, ukaba uri mu nzu y'Imana. Uwo ni umuntu ugize ute wumvira, kandi akaba agize ute akiri mu ngobyi aho umwami Imana yamusize. Haleluya. Kindi gikurikiyeho, umuntu uri mu ngobyi abona icyo yakagombye kubona mu gihe gikwiriye, kuko uje kumugirira neza amusanga hari bumugirire neza, uje kumureba amusanga hagomba kumurebera. Ntabwo ari buze ngo ashakishe cyangwa se ajye kumureba mu wundi mwanya kandi aho yamusize ahazi. Uvuga ngo aho Kristo yadusize arahazi, naza aje kutureba ngo atugirire neza, azadukorera ibyo agomba kudukorera mu gihe gikwiriye. Haleluya, ashimwe Yesu. Umuntu uba mu ngobyi aho Kristo yamusize ntabwo agira izindi nzira anyuramo, kuko iyo ngobyi umwami Imana aba yaramusizemo hari ibirimo bimureba. Ibi biti nubwo byari bagombaga kubikorera, Adamu na Eva bari bashinzwe kubikorera, imbuto zivuyeho zikabatunga, ibigiye biva muri ingobyi bikabagirira umumaro, bakabikuramo ibyo bakeneye, ariko hari icyo bari babujijwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuntu uba mu ngobyi cyangwa se uba mu rusengero rw'Imana agira ibyishimo, agira ibyishimo, kandi ibyo byishimo nta handi hantu twabisanga. Ibyishimo biba mu nzu y'Imana nta handi twabigura, kandi twebwe turi mu nzu y'Imana tubibonera ubuntu. Kanya twarimo dusimbuka tunezerewe kubw'indirimbo byonyine, kubwo ubona abaririmbyi bahimbaza, nawe ukumva umutima urakingutse, ukagira ibyishimo bibonerwa mu nzu y'Imana. Haleluya. Kwiye gukumbura mu nzu y'Imana, nkwiye gukumbura mu nzu y'Imana, kuko haboneka ibyishimo tutabona mu mafaranga, tutabona mu byo dutunze, tutabonera mu bakuru cyangwa mu bato, tutabonera ahandi hose, tuhabonera ibyishimo. Haleluya, haleluya. Tugira ibyishimo mu mibereho yacu ya buri munsi. Yesu ashimwe. Haleluya. Abantu tuba mu nzu y'Imana tugira amahoro tutabonera ahandi. Amahoro twabuze uburyo bwose ushobora kuyabona mu isaha imwe mu gihe uri mu nzu y'Imana. Rero tugume mu nzu y'Imana, kuko ariho tuzabonera buri kimwe cyose tutaboneye ahandi, kuko ariho tuzabonera buri kimwe cyose tutazagura amafaranga, kuko ariho tuzabonera ibintu bituruka ku Mana kandi byiza. Haleluya, Imana ishimwe. Ariko nanone umuntu utaba mu nzu y'Imana cyangwa se utaba muri ya ngobyi agira ibyago byinshi kuruta uko twabigereranya ntitwabasha kubigereranya, kuko niwe usanga afite amakuba, niwe usanga afite ibyago, niwe ufite kwiganyira, niwe usanga ibibazo byamurenza akabura aho abiturira. Uburyo ki twongera kugira ubusabane n'Imana bw'Imana iduhumurize. Birasaba ko ibyo twari twaratangiye kwinjiramo bitari byiza, ibyari byaradukuye mu ngobyi y'Imana, tubasha kubyiyambura. Twamara kubyiyambura tukinjira hehe? Aho Imana idushaka. Haleluya. Kuko umuririmbyi waravuze ngo niwe mucyo wawe, akumurikira inzira, kandi ikindi wizera ko akurengera. Niba utakigira kwizera ko Umwami akurengera, ubutabazi ntawe uzabukura. Haleluya, Imana ishimwe. Birasaba ko twizera Data,
twamara kumwizera tugakora ibyo adusaba, twamara gukora ibyo adusaba nawe akadukorera ibyo tumusaba. Yesu ashimwe. Haleluya. Uyu mugabo Eva akimara kumva Kristo aje cyangwa se Imana ije kureba aho yabasize, we yagize urwireguzo, atangira kuvuga ngo umugore wampaye. Kandi mbabwire, imbere y'Imana nta rwireguzo namba rubaho. Ntabwo umugore agushuka cyangwa se umwana ngo agushuke ngo jya gukora icyaha nibwo uri bugirirwe neza. Hoya, ahubwo ikiriho ni kimwe: jya mu nzira Imana yakubwiye kujyamo, urebe ko ibintu bitagenda neza. Tangira kwireguza ngo umugore wampaye, we n'inzoka bashukashutse, nijya kuri cya giti watubujije. Ntabwo bikwiriye ko dukora iby'Imana itubuza. Haleluya. Imana ishimwe. Dusobanukiwe neza niba mu ngobyi barabonaga buri kimwe cyose bakeneye, ariko bamara kuva mu ngobyi bagahura n'ibibazo, bagahura n'amakuba, bagahura n'ingorane. Natwe icy'Imana idusaba ni ukuguma ahera h'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari abaririmbyi babyumva, hari abavuga butumwa barimo babyumva, hari abahanuzi. Abo buri kimwe cyose Imana yaguhamagariyemo irashaka kuhaguma neza, warangiza ukakira ubutabazi buva ku Mana. Birashoboka ko Imana yari ijije kubabwira ngo noneho uyu munsi mbemereye kuri cya giti nababujije, ariko Imana isanga bamaze kwihereza uburenganzira bwo kugira ute, bwo gukoresha cya giti Imana yababujije. Nawe hari umunsi Imana iza ije kukugirira neza, yazi gasanga wavuye mu murongo. Hari umunsi Imana iza ije kugutabara muri bimwe wayisabye, yarangiza gasanga ntuhagaze neza. Ndakwinginga nanjye niyinginga, reka tube mu mwanya Imana idushakamo. Yesu ashimwe. Niba Bibiliya ikubajije ngo urihe, niba Bibiliya imbajije ngo ndihe, mu mutima wanjye ni njye ufite igisubizo cyuko ndayisubiza. Mu mutima wawe ni wowe ufite igisubizo cyuko uri busubize Imana. Haleluya. Urabitekerezaho, nanjye mbitekerezeho. Niba mfite igisubizo kizima ndahirwa, niba ufite igisubizo kizima urahirwa. Ariko niba igisubizo cyawe ubona ari wowe, ukabona uri mu mwanya w'Imana itagusizemo, bitekerezeho neza. Ntituze kuba muri bamwe bategereje umugisha kandi nta mugisha Imana iri buduhe uyu munsi. Ntituze kuba muri bamwe bakeneye Imana kandi Imana aho ibakeneye itari buhabasange. Ahubwo tuze kuba muri bamwe Imana yasize aho bagomba kwitegereza, akaba ariho bakiri. Yesu ashimwe. Ahantu Imana yagusize niho ukiri. Ahantu wahamagariwe mu muhamagaro wawe niho ukiri. Ahantu nahamagariwe niho ngihagaze. Imana irimo iransaba kuba mu muhamagaro wanjye neza, ukaba mu muhamagaro wawe neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Eva ubwo Imana yagarukaga muri iyi ngobyi, haleluya, we yabuze icyo asubiza Imana. Nubwo bafataga ngo umwe ngo n'uyu washutse undi n'inzoka yashutse, ariko kuko bari barenze ku mategeko y'Imana babuze icyo basubiza Imana. Ntago bikwiye ko Imana iramutse ije kutureba twabura icyo tuyisubiza mu myaka idutije, mu minsi dutije, kubw'ibyo yagiye idukorera tutari kubasha kwikorera. Ntabwo twakagombye kubura icyo dusubiza Imana. Yesu ashimwe. Urumva ukiri mu mwanya w'Imana yagusizemo. Haleluya. Ndumva nkiri mu mwanya w'Imana yaba yaransizemo, aho ingobyi ntituri inyuma yayo. Nituba turi inyuma y'ingobyi, ntago twakagombye kuba tubwira Imana ibyo turi kuyibwira uyu munsi. Ahubwo twakagombye kwicuza ibyo twakoze byadukuye mu ngobyi, tugasaba Imana ikatugirira ibambe, tugasubira mu ngobyi aho Imana idusanga. Kuko ntabwo ari Imana izaza kudushaka, ahubwo twebwe tugomba gutera intambwe tugasubira aho yadusize. Twamara gutera intambwe dusubira aho Imana yadusize, tugasingira icyo Imana itugambiriyeho. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya.
abantu babi nyuma y'ingobyi bahura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko niyo batatse Imana irabumva ariko ikabihorera, kuko baba bagize ute, batakiri mu mwanya w'ibashakamo, paka dusubiye aho Imana idushaka. Adamu arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa, ndihisha. Haleluya. Umva ikintu gikomeye, gutinyishwa n'imirindi y'Imana. Twarangiza nkaho tutakiringiye yuko imirindi y'Imana ije kudutabara, ahubwo tukihisha mu maso y'Imana, tukihisha kugirirwa neza n'Imana, tukihisha ubutabazi Imana yari itwohereje. Kingura umutima wawe wumve niba Imana nibije kukureba utarimo urayihisha, niba ntarimo ndayihisha, niba ntari kujya kureba ngasanga nambaye ubusa nk'uko Eva bivuze na Adamu. Bivuze ngo twatinyishijwe n'imirindi yawe, tukimara kubona ko twambaye ubusa, tukimara kurya kuri cya giti watubujije, twahise amaso yacu akinguka, tubona ko ntacyo twambaye, bidutera ubwoba, duhindishwa umushyitsi. Naba nabo bari bagize igitekerezo cyiza cyo kumva ko bakoze bibi, ariko twe turimo turakora bibi tukibagirwa ko twanabikoze. Turimo turiha amahoro, kwiha amahoro kandi turi ahantu Imana itadushaka. Ariko kingura umutima wumve ko aho wagiye hadakwiriye, nkingura umutima numva ko aho nagiye hadakwiriye, nindangiza ngarukira Imana. Nimara kugarukira Imana, Imana irangirira neza, Imana iri bukugirire neza, kuko uyu munsi twataye akazi kugira ngo tubone Imana, twaretse ibyo twarimo kugira ngo tubone Imana. Kugira ngo ubone Imana nukuri bukingura umutima wawe, ngakingura umutima wanjye, nkareba aho nakiraniwe, nkareba inzira nanyuzemo idakwiriye, narangiza ngasaba Imana ikankiza intege nkeya ninjiyemo. Yesu ashimwe. Ikadukiza intege nke ziri gutuma tubona ko bitatureba, ziri gutuma tubona ko mbese aho turariho hakwiriye kandi atariho hakwiriye. Ahubwo Imana irashaka ko tugarura imitima yacu imbere y'Imana. Niba koko yaradupfiriye, koko niba yaradupfiriye akatugirira ibambe, akatumenera amaraso y'igiciro cyinshi, yarangiza akaturonka, akatuzana, akajya ku musaraba nta cyaha na kimwe yigeze akora kugira ngo njye nawe tubeho. None ubu tukaba turimo tumusubiza ku musaraba uko bukeye n'uko bwije, n'ibyo yadutegetse gukora tukaba tutarimo turabikora. Ni iki kiri gutuma twirirwa tuzana urusaka imbere y'Imana ngo Imana yatinze kutugirira neza, Imana yatinze kudutabara, Imana ibi ngibi turimo turavuga tudakiranutse ntacyo bivuze imbere y'Imana. Ahubwo Imana ishaka ko mbere na mbere dufata umurongo wo kuba mu ngobyi y'Imana. Ntawe uba mu ngobyi y'Imana ari umunyabyaha, ntawe uba mu ngobyi y'Imana ari umurozi, ntawe uba mu ngobyi y'Imana ari umunyamagambo, ntawe uba mu ngobyi y'Imana ari umusinzi, ntawe uba mu ngobyi y'Imana ari umusambanyi, ntawe uba mu ngobyi y'Imana ari umunyamatiku, ntawe uba mu ngobyi y'Imana. Kandi niba twaramaze gusobanukirwa ko ibyaha byose bingana, nta mukristo uhari, tugomba guca bugufi imbere y'Imana, Imana ikatweza, Imana ikatubabarira. Muriringi we yaravuze ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunkiza, kibasha kunkuraho ibyaha, dore nambaye ubusa. Imyenda twambara ntabwo ariyo Kristo akeneye, arareba mu mutima, niwe wonyine ashaka. Byaha bimaze kubabaza Imana. Muri iyi minsi abitwa ko dukijijwe nitwe banyabyaha cyane kuruta ababisize ku mugaragaro, indaya cyangwa se abasinzi, bari abo barabikora bakabishyira ku mugaragaro, ariko twebwe tubikora mu rwihisho. Ntabwo Imana ibishaka muri uyu mwaka. Ahubwo Imana irashaka ko dukiranuka, dukizwa, tukajya mu murongo w'Imana idushakamo. Niryo torero Imana ishaka. Haleluya. Imana irashaka itorero yaza mu isi ikavuga ngo Betelehemu ihagarariye Imana mu isi.
ubwo yari imanutse igiye i Sodomu n'i Gomora, bahise babihamirisha ibyo bakoze. Imana iravuga ngo reka mparimbure kuko nta n'umwe ukiranutse muri bo. Ese iramutse ije mu Rwanda yasanga abakristu b'itorero Betelehemu tuyihagarariye neza, yasanga turi abambasaderi b'Imana ku isi cyangwa se mu Rwanda. Wenda reka dufate mu Rwanda, ku isi tuhihorere, azikinjira igaterana natwe, ikabana natwe, ikabona ko imitima yacu iri claire, ikeye, nta kizinga na kimwe kiriho. Iyi gakondo twaririmbye izajyamo umuntu ukiranuka, ubwami bw'Imana buzajyamo umuntu wejejwe. Niyo pasiporo yo kutujyana mu ijuru. Ntabwo indirimbo cyangwa amaturo dutura no kugira ngo twubake ubwami bw'Imana, ntabwo ariyo pasiporo izatugeza mu bwami bwayo. None ndakwinginga, ndiyinginga, genzura umutima wawe. Niwumva nta rubanza ugucira, niwumva ugihagaze mu ngobyi ugumye wiyicariye, ariko niwumva hari cyagutandukanije n'Imana mu myaka yose itambutse, hari ibyaha by'inkomoko, hari ibyaha twebwe dukora ku giti cyacu, hari ibyo twakoze tukiri abana tubivuga ko atari ibyaha, hari ibyo twagiye dukora tuzi ko ari ibyaha. Ibyo byose ubikusanyirize hamwe. Hari ibigenda bitwirukanka, hari za karande, natwe tukazikingurira, tukaziha umurongo wo kugira ngo zitwirukankeho. Reba niba hari icyo nakoze, hari icyo wakoze, uhaguruke twinginga umubyeyi adusengere, adusabira Imana kudusubiza mu ngobyi, aho Imana izadusanga ikatugirira neza. Winginga umutima wawe, uce bugufi imbere y'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana yonyine. Twebwe n'uyu mwanya twasohoka, imodoka ikatugonga, dore duturiye n'umuhanda, ese najya he? Imana nkorera nayisanga cyangwa naguma gukorera isi? Ni ndebe, nisuzume. Yesaya aravuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, ibasha kubyeza bigahinduka nk'ubwoya bw'intama. Rero duce bugufi kandi dufashe n'icyemezo. Ntiduce bugufi kubw'amarangamutima y'uko Imana idushaka, ahubwo duce bugufi mu mitima, twemerera kumvira abatuyobora, twemerera kumvira Imana. Pasiteri ahagarariye Imana hano muri iri torero. Rero icyo agutegeka jya ucyemera, kuko ari n'Imana ibimuvugiyemo. Kizaguhesha umugisha, kizampesha umugisha. Ubikore nta kangononwa kandi ubikore ubikunze. Nyemerera mu mutima, umuntu uzi ko amaguru yari mazima, ingingo ze zikaba zikiri nzima, byonyine twakabishimiye Imana, aze guhaguruka twinginge umubyeyi wacu adusabira imbabazi kuko twarakiraniwe. Reka dusenge twinginga Imana. Umwanditsi yaravuze ngo niyize ubugingo bwacu bwose kandi niyizi imigendere yanjye yose, aho ntabasha kureba yirahareba. Wewe wita kuri twebwe, wowe ukiza ubugingo bwacu. Mana itabara igatabarukana intsinzi, Mana ibabarira gukiranirwa kose, Mana yeza ikezesha amazi n'amaraso. Babarira gukiranirwa kw'abana bawe, babarira icyaha n'igisa nacyo. Aho bateshutse mu mihamagaro, aho bateshutse mu nzira, twarakiraniwe ntitwatunganye. Reka weze ubugingo bwacu, eza ubugingo bw'abamama, eza ubugingo bw'abapapa, eza ubugingo bw'abakobwa, eza ubugingo bw'abasore, eza ubugingo bw'abakuze n'abakiri batoya bari imbere yawe. Mwami turahagaze, wewe weza, wowe utunganye. Ni wowe uzi ubugingo bwacu ko butarama, kandi ni wowe ubwezesha imbabazi zawe. Gukiranuka kwawe ni kuvira imitima yacu, gukiranuka kwawe ni gutwikira intekerezo zacu, gukiranuka kwawe ni gutungura imitima yacu, gukiranuka kwawe
zone mashako salama tarima soda rima. Imbabazi zawe reka zituzeho mu buryo budasanzwe, kandi ijambo ryawe turaryumvishe. Adamu na Eva basohotse mu ngobyi ya Edeni, ntibongeye kugira ibyishimo, ntibongeye kugira umunezero, ntibongeye kugira amahoro. Ariko mwami wadusigiye amahirwe kubw'amaraso yavuye ku musaraba, ngo duce muri ayo maraso aba ariho twerezwa, aba ariho dutunganirizwa, ngo twongere tugaruke muri Edeni tugire ibyishimo n'amahoro n'umunezero. Eza buri mutima wose wihariye uciye bugufi, kandi kuko ijambo ryawe ari umuhigi, wamaze guhiga kandi n'inkota ikebera mu jyabiri. Babarira mwami, babarira uko umuntu yihannye agaca bugufi mu maso yawe, urababarira kandi ukeza ugatunganya. Reka kubw'urukundo rwawe n'imbabazi dukomeze kunezererwa imbere yawe, kandi twakira imbabazi kubw'amaraso wamennye ku musaraba, twakira imbabazi kubw'urukundo wadukunze, twakira imbabazi kubw'uko ariko wavuze ngo umuntu naca bugufi akihana azababarirwa icyaha cye, kandi umuntu naho yagera kure cyane ngo nakugarukira uzamugirira ibambe. Reka Mana imitima ikugarukiye uyigirire ibambe, imitima iguciriye bugufi uyigirire ibambe, imitima yongeye guca bugufi uyezu yitunganye. Urakoze ko utugiriye imbabazi, urakoze kutwejeje, urakoze ko wejeje aba bagabo n'abamama n'abasore n'urubyiruko twese. Reka Mana imbabazi zawe zitubeho iteka ryose. Urakoze kutugiriye neza, tugukomeye amashyi menshi tugushimira imbabazi zawe.